Yesu ora witeka amurubavu imureme umufasha mazumu hango ubukwe utangizwa na rurema mazumu hango ubukwe utangizwa na rurema shime tunezerwe tunezerwe kubw'umunsi w'ukwegera Uwiteka mukurema yaremye umuntu utunganye Uwiteka mukurema yaremye umuntu utunganye wimerekeza y'umukwe n'isabatohera umunezero ikiruhuko cy'umuntu ubwoya ramaze kugwa mu matanwa icyo cyaha ramaze kugwa mu matanwa icyo cyaha ubukwe ni bwiza wawe n'Imana unezeza umuntu yo kuba ku rugo ku miryango ubukwe ni bwiza wawe n'Imana unezeza umuntu yo kuba ku rugo zero ku miryango ishusho nziza y'ubukwe twenda gutaha Yerusalemu,
mwese turabasaba kuguma aho muri ati byose byiteguwe muze mwinjire uwa mbere araza ati njye mumbarire ngiye mu rutundo rwanjye simbonye umwanya uwa mbere araza ati njye mumbarire ngiye mu rutundo rwanjye simbonye umwanya waraje azanywe n'abaherekeza bambaye imyenda yera tugende dusanganire mubona waraje azanywe n'abaherekeza bambaye imyenda yera uyu munezero umupfagiza ahuye n'umugeni we werekana uwo tuzagira turaho twateguriwe durire mu kirere twishimye atujyane mu bwami bwe irebera umunezero tuzagira ubwo tuzaba dutashe bwo mu ijuru turirimba hoziyana 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 irebera umunezero tuzagira ubwo tuzaba dutashe bwo mu ijuru turirimba
Hosiana, Hosiana, hallelujah. Ndagijishimo tuzagira turaho twateguriwe. Yesatuyu niwe mugeni namene amaraso. Hazabi igitaramo cy'ishimwe turirimba tunezerewe. Irebere umunezero tuzagira ubwo tuzaba dutashe yo mu ijuru turirimba. Hosiana, Hosiana, haleluya. Ahagaze ku rugi arakomanga ingingo Yesu yazaragenda. Mbega umunezero wabera bakagira bamaze gutsinda. Imibabaro ishize bicaye bategereje kwambikwa amakamba injirane n'umukwe. Mbega umunezero wabera bakagira bamaze gutsinda. Imibabaro ishize bicaye bategereje kwambikwa amakamba injirane n'umukwe. Warabarinze barinda guhemuka bateye iyi ntambwe ku mugaragaro. Imbaraga yawe yabafashije, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turi mu muhango w'ubukwe bwabo, tugusabye kuwuyobora kugira ngo abe ari wowe udufasha muri byose. Nibisoza neza dushima izina ryawe. Aba ari wowe utubera umuyobozi kandi udufashe ibikwiriye byazafasha aba bana kuzarwubaka rugakomera kandi bakazagira amaherezo meza. Biduhere mu izina rya Yesu. Hari ubukwe tugiye gutaha, muzataha bakiranutse. Yesu azaba ari umukwe mukuru, itorero turabageni. Mbese waba wamenye iyo nkuru y'ubukwe bw'umwami w'abami? Waba warambeshe imyenda yawe ngo wemererwe kubutaha? Hari ubukwe tugiye gutaha, buzataha bakiranutse. Yesu azaba ari umukwe mukuru, itorero turabageni. Mbese waba wamenye iyo nkuru y'ubukwe bw'umwami w'abami? Waba warambeshe imyenda yawe ngo wemererwe kubutaha? Ubukwe n'ubwe bwahanzwe n'Imana, Adamu na Eva tubimerekeza. Tuzanira umunezero, tuzanira umunezero. Ubukwe n'ubwe bwahanzwe n'Imana, Adamu na Eva tubimerekeza. Tuzanira umunezero, tuzanira umunezero. Ntawuzataha ubwo bukwe bwera agifite imico yanduye, kuko Yesu yatanze isabune ariyo maraso aboneza. Isuzume urebe imyenda yawe niba nta kizinga kirimo, kuko Yesu
yatanze isabune ariyo maraso aboneza ntawe uzataha ubwo bukwe bwera agifite imico yanduye kuko Yesu yatanze isabune ariyo maraso aboneza isuzuma urebe imyenda yawe niba nta kizinga kirimo dore Yesu yatanze isabune ariyo maraso aboneza ubukwe n'ubwera bwanzwe n'Imana Adamu na Eva turimerekeza tuzanira umunezero tuzanira umunezero ubukwe n'ubwera bwanzwe n'Imana Adamu na Eva turimerekeza tuzanira umunezero tuzanira umunezero iyo umuntu ari umunyarugwiro aba ari mwiza iyo umuntu agira ubwuzu bw'iby'Imana aba ari mwiza iyo umuntu ari umunyamurava wibwiriza icyo gukora aba ari mwiza iyo umuntu yubaha Imana abikuye ku mutima aba ari mwiza muri ibyo byose mvuze nta rangi ririmo iyo muri Amerika ikororo cyangwa ahandi bagira amarangi muri ibyo byose mvuze nta izi za orinema z'inyuma nta naho bihuriye noneho by'umwihariko iyo twatashye ubukwe bw'abana bacu tukaba tugize amahirwe dore ibi bintu bitera umubyeyi ishema icya mbere iyo umwana wawe afite ubwenge bwaba ubwo mu ishuri cyangwa ubusanzwe Yobu 28:28 kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka icya kabiri iyo hari ibyo yigezaho mu buzima atadipendinga ngo aba ari indiririzi ititekerereza icya gatatu iyo ari inyangamugayo utari wahamagarwa ngo yibye icya kane iyo akumvira ni Imigani 23:22 umvira so wakubyaye kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru urukuri ntuburanure urubwenge no kwigishwa n'ubuhanga so umukiranutsi azishima cyane kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira Bibiliya iravuze ngo so na nyoko bishime kandi utera nyoko wakubyaye kuvuza impundu icya nyuma iyo umwana wawe ashingiwe neza ibi bitera ishema Imigani 27:11 haranditse ngo Imigani 27:11 mwana wanjye ugira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye kugira ngo mbone uko nsubiza untutse ndasubiramo mwana wanjye ugira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye kugira ngo nanjye mbone uko nsubiza untutse ibi ntabwo ari itiku yenda ngo umuntu ajye yirata ku bandi nk'uko bamwe bajya babikora ariko iyo umwana wawe ashingiwe neza imbaga nyamwinshi nk'iyi ngiyi igaterana reka mbwire bano bana ngo hari n'abateranye hano batabazi hari n'abatazabamenya vuba bazabamenya ariko ntabwo bazabamenya vuba ariko kubera agaciro Imana yashyize mu bukwe kubera icyiza mukoze baretse imirimo yabo bavuye kure baretse ibizana inyungu uyu munsi ni umunsi w'imirimo kubera ko ubukwe n'isabato ari kimwe n'ikiruhuko ngo bijya bituma umuntu refreshing akongera akihembura mu mpagarike no mu bwenge no mu mitekerereze baza hano noneho hano biteye ishema ni iby'igikundiro nta mubyeyi bitashimisha iyo abagize ubukwe ari beza bari kutwereka ibyiza nk'ibi ngibi ni ukuri impagarike yose abantu bose muri rusange akarere bwabayeho n'ababibona bitanareba bari kwigendera imitima iracya ukabona bose baranezerewe rero uru rugo ruba rwiza first iyo bene rwo ubwabo ari beza ubu bwiza ntabwo nabutindaho bizwi n'ababyeyi uzi kugira umwana
usohoka mu nzu ugasiga ukinze, waba wari ugeze nko muri metero 5 cyangwa 6 ukagaruka wiruka uti nari nibagiye ko nsizeyo ka kumiro, ari we wamwibyariye ntaho wamuta. Uzi kugira umugabo utwara ibishyimbo muri bote akagenda abikandagiriyeho, yaraguze n'inataruko yambara ikirenge kinini ahubwo kugira ngo ajye abona abishyimbo birage. Uzi kugira inkumi usiga imyanda mu mbuga ugasanga imyanda ihari yiriwe mu nzu areba televiziyo cyangwa telefone. Ibitabo byo byaravuze ngo ibyo si no kurera n'ukorora, nukuba woroye zitazarema akabari. Ariko mu by'ukuri iyo bene ubukwe ari beza, ibyo byonyine bitera ishema. Noneho mu migani bavuze ngo kugira ngo mbone uko nsubiza untutse. Nubwo umwana wavutse ari ikinyendaro, ni umwana nk'abandi, nta n'icyaha afite, azajya no mu ijuru, ni n'igihanganye, akora n'imirimo ikomeye, ariko ntibiteye ishema. Nta shema biteye mu muryango iyo umwana rero ashyingiwe neza, hamwe na ibindi twavuze, biranezeza. Ngiye intambwe ya mbere ituma urugo ruba rwiza. Noneho intambwe ya kabiri, ruba rwiza iyo runejeje, rukanezeza ryari. Ndavuga ibintu 5 ntabibwira bano bashinze urugo uyu munsi wa none, oya cyane boko muri uyu mwanya nta nubwo baba bari kumva, bazumva nyuma iminsi yabo ikaragiyeho. Naho buno baracyajya ibijumba bya base na ba nyina n'inshuti zaje, dore ko ufite umurwaza abwira arabye kane n'uguhenga bagahengura, bafite abescort n'abagaride corps. Ibyo ngiye kuvuga rero bo ntibabyumva, ahubwo abamaze kubonabona nibo bashobora kubyumvaho. Ariko nabo bagize amahirwe. Petero ya mbere haranditse ngo namwe murahigwa kuko muburiwe hakiri kare. Ubwo bahawe umuburo hakiri kare, buno bari kumvanga ariko ejo bazumva. Ibi ngiye kuvuga ni ibintu 5 bituma urugo runezeza. Bituma urugo runezeza. Ubwo abantu barugezemo ni beza, ntacyo tubagaya, ni abakozi mwete, bibwiriza ibyiza, bafasha abakene, ni intwari mu kazi, babyuka igicuku kinishye, ibibazo byabaye, imvura ntibayitinya, bayigendamo, mu mbeho bagenda, inzara yateye bajya guca inshuro. Ubwo ubwiza bwabo twabubonye. None urugo rwabo ruzanezeza ryari? Icya mbere, runezeza iyo umukobwa abonye haruhukira. 2, yabonye ibyo yitirirwa. 3, iyo umugabo abonye hashirira umubabaro. 4, iyo bagize umugisha bakororoka. 5, iyo bipanze kubera abandi umugisha. Ibintu uko ari 5 nibyo ngiye gusesengura. Kandi ndabisesengura cyane. Iyo umukobwa aba ariho mpera abonye aho aruhukira, mu miremerwe na gahunda y'Imana, nubwo umukobwa yaba atunze miliyari y'idolari, simvuga y'amanyarwanda cyangwa y'amapawundi cyangwa amarupisi, nubwo yaba atunze imodoka iz'u Rwanda zose tugendamo akabarizi, iyo adafite mugenzi we bazabana ntabwo abanezerewe. Nubwo yaba perezida ntabo w'u Rwanda ahubwo akaba wa East Africa cyangwa Afrika yose, iyo adafite mugenzi we bazabana ntabwo aba anezerewe. Noneho rero kugira urugo, ibyo gusa nibyo bishobora kumuzanira umunezero, umutima we ukaruhuka. Byanditse mu 20 ya Bibiliya, Rusi igice cya mbere umurongo n'uw'icyenda, haranditse ngo Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Nsome 3 umurongo wa mbere n'ubundi. Naomi nyirabukwe abwira Rusi ati, mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Iyi mirongo yombi nsomye harimo ijambo rivuze ngo uburuhukiro. Kubera ko abenshi bari ahatari abasomyi ba Bibiliya, reka iki gitekerezo nkibasobanurire. Habaye inzara kera muri Isirayeli. Inzara iratera. Umugabo witwaga Elimeleki akagira umugore we Naomi, bakagira abahungu 2, Mahaloni na Kiriyoni. Barasuhuka. Bageze iyo basuhukira, ba bahungu be barongora abakobwa bo mu icyo gihugu. Igihe kigeze wa musaza na ba bahungu bose barapfa.
kandi bapfa abo bakazana bo mukecuru batarabona utwana. Nuko wa mukecuru yibona ahagaze wenyine n'abakazana be babiri. Hageze igihe rero ngo atahe kuko iwabo imvura yari yaraguye, none ibyo kurya byarabonetse. Babakobwa barikora ngo bajyane na nyirabukwe kuko bari barakowe barashyingiwe. Nuko arangije nk'umukecuru ufite ubwenge, icyo ni kimwe, nk'umukecuru ushyira mu gaciro, icyo ni icya kabiri. Arabahindukirana arababwira ati se mwabakazana banjye mwe, mutayi wanyu murankurikiye mpungutse iwacu, munkurikiye ndi mwiki? Ubu se ko ntanakibyara nabyara seho nabyaraho iri joro nkabona umugabo nkatwita nkabyara, umuhungu nzabyara niwe uzabarindira ngo abatunge? Arangije arababwira ati musubire iwanyu mwongere mushyingirwa ahandi mubone uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Kwa mugabo wawe niho baruhukira. Umukobwa umwe yarabyumvise utwara urupfu aragenda, bamwe bajya bamugaya, oya ibyo yarakoze byari by'ukuri. Ngo yararize amuririra ku ijosi aramusezerera aragenda. Ngo undi witwa Rusi, abantu ntibanganya gukiranuka, ngo niwe watekereje avuga ati ariko ubundi aka gakecuru d'accord ngiye kuba iwacu n'abasaza banjye, we arajyahe ninde uzajya amufasha? Aravuga ati wapi turajyana kandi top ntunyingingire kugusiga. Barajyana. Bagezeyo iki gice cya gatatu nsomye, n'ubundi wa mukecuru bimwanga mu nda, uvuga se uyu mukobwa muto nzamubana hirimanga nkangiye kugeza ryari? Arangije avuga ati mu muryango wacu hari abarokotse kashake mwugucikura. Nibwo amubwiye ngo mukobwa wanjye sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Reka mbwira baraha igitsina gore aruhuka gusa iyo yinjiye mu rugo. Noneho urugo ruzaba runejeje igihe uyu mukobwa azaba abonye aho aruhukira. Muri uku kuharuhukira ibi ni ikinyuranyo cy'imperuka, kuko ubu abagore benshi aho kugira ngo baruhukire mu ngo bashatse nizo baruhiyemo. Ubwo ibyo byarapfuye, turetse n'aba bashyingiwe none. Nawe umaze iminsi niba uri umugabo wigize nk'ikinwa cyangwa ivubi ryo ku zuba, utumva inama, ifaranga ntamenye iyo urunyuza, ibyo mutunze uba muhuma, uri mahuma, uri igisambo nk'igikeri, uri umugome. Uwo mugenzi wawe wataye iwabo bashobora kuba bakize, wataye iwabo bashobora kuba bamukunda kuruta abiwanyu asanze, wataye iwabo akaza ari we wakurikiye atari ko unafite n'uburanga bwiza cyane, wataye iwabo aje no kugira ngo muruhe mutangire kuri zero nta n'ibyo ufite byinshi cyane, kukugeraho warangiza ukamuhemukira, ntabwo ari icyaha gusa ahubwo ni ubugome. Rero urugo ruzaba runejeje niba umugore warugezemo nawe yamanika akaboko akavuga ati ngewe rwose aha nageze aha nararuhutse. Urwo rugo ruzaba runejeje. Baranyumva iyo nahemutse, barambabarira iyo nkeneye ubufasha bwanjye nubwo abo dukoma ubumwe twararebera nkabubona. Iyo yenda se hari ibyo ntashoboye kugeraho arihangana, mbese ukaba nawe kuko wahamya ngo muri uru rugo nashatse Imana ishimwe, iyo njya ahandi yenda byari kuba bibi naraharuhukiye. Rero urugo ruzaba runejeje niba warushatse yarabonye uburuhukiro. Kandi ubwo ntabwo turi kubwira bano gusa, ahubwo turi kubwira namwe. Mbese wa mugabo wowe nyumva umugore wawe ujya ubona yararuhutse, cyangwa iyo misaya ye yahombanye nk'uri gusomesha umuheha ni agahinda wamuteye, n'ingorane n'imidihe umuhozaho, n'urutoto no kutemera inama akugira kandi ari nzima. Rero bizaba urugo runejeje igihe umugore azaba abonye aho aruhukira. Icya kabiri, iyo abonye ibyo yitirirwa kubera gucungura igihe, ndajya mbarangira muzasoma Itangiriro 31 umurongo wa 14 n'uwa 16. N'igihe Yakobo yari yaragiye kwa nyirarumira abandi atenderayo Rasheli na Leya, ndetse ahabwa n'abakobwa ho indongoranyo zirupa na Biruha, agira abagore 2 n'inshoreke 2. Yari afite abagore 4, abageni 2 n'inshoreke 2. Igihe kigeze kuko abandi ntabwo babanye neza 100%, biba ngombwa ko Imana imutegeka gutaha. Atindiganisha iyo mirongo mbabwiye, abagore be nibo bavuze bati ariko Yakobo kuki uri gutinda?
ibyo Uwiteka akubwira bikore. Ntubona ko data ntaho uko adufashe ntaho dutandukaniye n'abandi, ko yatwaye impano yacu akazirira akatugura. Ibyo Uwiteka yakubwiye bikore. Ijambo nshaka rikomeye ni irivuga ngo ibyo waciye ni ibyacu twebwe n'abana bacu. Iryo jambo muraryumvise ahari? Ni ibyacu twebwe n'abandi n'abana bacu. Bari abagore ntabwo baraye ijoro baragiye, bari abagore nta nka baciye. Uwari waraciye inka, intama, indogobe, ihene yari inde? Yari Yakobo. Ariko batashye bagiye, abo bagore nibo bavuze ngo ibyo Uwiteka akubwira bikore, ibyo waciye ni ibyacu n'abana bacu. Iri jambo muryumve. Mbibutse ko mu gihe cy'Isirayeli, kandi n'uyu munsi niko bimeze, byari itegeko ko umusore ugiye gushyingirwa atanga inkwano. Cyaraziraga ko iyo nkwano ayitangirwa itavuye mu maboko ye. Kandi n'uyu munsi wa none ababyeyi nubwo barandeba nabi, abahungu babo barankura mu ijisho ndabizi, kirazira kudakorera umwana ibintu bibiri. Icya mbere, ntabwo byemewe kurihira umwana kaminuza. Icya kabiri, ntabwo byemewe ko umutangira inkwano bitavuye mu byo yakoze mu rugo rwawe. Ngo ntabwo munyumvise, munandebye nabi nabibo. Kurera ntabwo ari ukorora. Borora ingurube n'inka n'ikimasa ngo bibyibuhe bazareme kabari. Ariko korora umwana uzabaho ubuzima tubayeho n'igisirikare. None mushobora kuba mukize, ejo mukaba muri abatindi. Gufata umwana ukamugira injiji, ikijibwe, ukajya uzana ukajugunyamo nk'inyoni ivuye guhahira ibyana byayo. Uroroye kandi ntabwo uzaremesha akabari. Kabisubiremo. Umwana mu rugo agomba gukora, akavunika, niwe ugomba kubyuka kare, akaruha, agaherera ahavunanye, niwe ugira imbaraga. Iyo yabikoze rero bikinjira, d'accord, gukora mukagira icyo mumarira ni uburenganzira. Na bene nk'uwo niyo bimusigiye yarabirariye ijoro arabirinda. Ariko uzasigira amamiliyoni utazi uko bakorera n'icumi, indaya aho abandi bahunga ijana bazajya bahunga miliyoni. Mbese ababajwe nuko izo nota arayata atazimaze bitewe nuko atazirariye ijoro. Ingingo ya nyuma ni ukururinda. Barurinda ibintu bibiri. Barurinda ibintu bibiri, kandi ubwo ndikubwira mwebwe mwazubatse nibyo mupfa. Urugo barurinda inshuti, bakongera bakarurinda ababyeyi. Ababyeyi baraha barihangana, bashaka uko bumva ibyo ngiye kuvuga ko birakaze. Imigani 18:24, inshuti se bivuze iki? Haranditse ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Aba bana bacu bashyingiwe bari basanga ngo inshuti hari imurebera utwenda aragura, hari yamureberaga uko agasatsi yagasokoje, hari iyo bajyanaga muri korari, hari yamubwiraga niba ari gutwara imodoka neza, hari yari bafite inshuti zitandukanye. Uhereye none rero izo zisa n'izirindagiye zigomba guhagarara. Kandi n'izindi zose hari urubibi zirashyirirwaho. Ubu baremye igihugu cyigenga mu gitabo cyitwa Adventist Home, ngo baremye uruziga rw'umuryango rutemera kwinjirwamo n'undi wese keretse Imana n'abamarayika. Ubwo rero yemwe mwa nshuti mwe, uhereye none aho mwinjiraga bakabasanga mwagezemo, muzajya muvuga ngo hodi, wongera uvuga ngo hodi, uyivuge kenshi, kuko baremye igihugu cyigenga. Aba kabiri ni ababyeyi. Ababyeyi nabo muri imperuka cyane abagore b'abanyagakungu, ab'imyaka 55 kuzamura, bagira agakungu, uwabahindura inkumi za .com umuriro wakwa. Nabo bajya basenyera abakobwa babo, ngaho Zaburi 45:11. Iyo umukobwa ashyingiwe abwirwa aya magambo ngo umva mukobwa, utekereze utege ugutwi, kandi wibagirwe ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Nicyo gituma umwami akunda ubwiza bwawe, kuko ari we mwami wawe nawe umuramye. Iri jambo wibagirwe, umukobwa washyingiwe uhereye none, nyina ni nyirabukwe, nyina kumufasha d'accord, kumugurira umwenda d'accord, ibyo nta kibazo. Ariko mu nama, mu mishinga, icyerekezo yahinduye agasozi yageze mu kandi. Kumva ikibazo kibaye mu Mutara ariho bakimenya, hano nta ukizi.
ibyo byitwa gakungu gateye n'iseseme. Noneho hari abagira n'ibyago bagashyingirwa hafi na hafi, ugasanga nenda rudi ku buryo hari aho ujya usanga niba nyina ari hari hakurya mu Kimisagara, umukobwa nawe ari hano mu Kiyovu, ugasanga umukobwa ari guteka ubugari ariko isupu baraburisha, nyina nawe ari kuyikaraga mu Kimisagara. Ibyo bintu by'agatobero ntabwo ari ukubaka urugo. Abana banyu b'abakobwa mubabwire ngo mwashyingiwe mugende mu biwanyu akadomo, uzajya uza mu gihe gikwiye habaye ibyumvikana. Ako gakungu karasenya. Ibyo ndabivuze, byo mbivuze mbabaye kuko nibyo bishenye ingo nyinshi, aho usanga abakobwa ari ndabyara 4-5 ataracuka kuri nyina ngo mama nakubwira iki. Noneho umuhungu nawe itangire 22 nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Umugabo wasabwa n'ubuhanga, reba umugabo uturanye na se mu mbuga kandi akababwiye ngo asige gusiga uwo muturanye mu mbuga, biravuze ngo kirazira kikaziririzwa. Inama imigambi iyo wazanye umugore nimwe muba mugiye kurema agahugu mukirwanaho, nta zindi nama. Inama z'abandi bose natwe twese ni ukuzishyira ku ntara ukayungurura ugafata inzima utitaye ngo azanywe nande. Nta mugore binezeza iyo ari kubona amategeko y'urugo rwe ari kuva kuri sebukwe na nyirabukwe. Nta mugabo binezeza iyo ari kubona amategeko y'urugo rwe ari kuva kuri sebukwe na nyirabukwe. Kandi ubwo bugiye niko zisenyuka. Kugira rero ngo bazarurinde inshuti, barurinde n'imiryango. Ndasoma igitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu 191 ahanditse ngo kenshi umuntu ukunda kwivanga akabihuhura ni uwitwa nyirabukwe. Reka duhamye ko bamwe muri ba nyirabukwe batari bakwitwa iryo zina, nubwo bishobora kubabera inzaduka. Kwivanga kwabo bijya biteza imibabaro myinshi badatekereza, kandi si uko bitavugwa. Umugore wabaye habeshejwe n'abana be cyangwa ari ubabeshejeho kandi agakomeza gukora cyo na nyuma yuko bavuye mu rwe bashinze urwabo, mbese ntimubona ko kubera uburangazi bwe kenshi yagiye asenya umunezero abana be bagombaga kugira iyo baza kuba aribo bishyiraho gahunda yuko bazabaho, akabasenyera umunezero kandi yakagomye ndetse kubashakira nubwo yawutangaho ubugingo bwe. Hepfo baravuze ngo umugore wagize amahirwe akaba yakuze abonye abakwe n'abakazana ngo azihangane, ngo birazwi ko urukundo mvajuru rumuzirikiye ku mwana we, ngo ariko azihangane ntakivange mu miyoborere y'urugo rw'abana be. Ndetse inyuma ho hano nari ndi gusoma mu rwego rwo gucungura igihe haranditse ngo tujye dushimira umugore wabyaye umwana w'ikinege akaba ashinze urwe, ngo akemera akarwiyoborera atamwivanzemo, ngo uwo mugore nawe niwo guhabwa icyubahiro. Kuko mbese biragoye biraruhanye, nuko yamara kugera mu rwe ngo wa mukazana we yinjiye, umugore agatangira ati ariko se uyu mukazana wanjye aribuka ko umuhungu wanjye akunda guhekenya akajumba. Ubu urivanze ngo ubuse mana ngo aribuka ko akunda agafiriti. Mureke basererane biga imico kugeza ubwo azamenya ibyo akunda nawe abyiyigiye. Nicyo cyitwa ngo umwaka wa mbere bigana imico. Rero uku kururinda ndumva mpavuye, reka nimukire ku ngingo isoza. Ubukwe buba ari bwiza cyangwa urugo ruba rwiza iyo rushinzwe amategeko mvajuru yitaweho. Cyane kuri babashyitsi batashye ubukwe bw'abagorozi bwa mbere, mu byo Satani yakoze yagabye ibitero 3 ku bukwe, nibyo sorejeho. Ubukwe yabagabyeho igitero cy'amoko, uturere n'ibihugu, cyo ni kimwe. Abagabaho igitero cy'idini, abagabaho igitero cy'ibigezweho. Bidabivuga mu mvugo zitari ndende cyane. Kampere ku moko, uturere n'ibihugu. Hari imigenzo aha ntarahavuga ko ngiye gukoma rutendere, kambanze mbaho urugero rufatika. Mu gihugu cy'Ubuhinde 95% by'abashyingirwa, ngiye kubabaza rero mutega amatwi gusoza, ababyeyi nibo babarambagiriza.
kandi ujya kurambagiza si uwabyaye umuhungu, hajya kurambagiza uwabyaye umukobwa. Ngaka mbabaze nk'abanyarwanda baturiye kino kirere n'ibiyaga bigari hose, ni byiza umutabyemeza? Ni byiza? Mupfuye na byiki? Ubwo iyo ugize agakobwa imyaka 16 17 bashyingirwa ari bato muri rusange, uragenda ukavuga uti rwose yewe hano nabonye agahungu mwakamba rwose kakaba umukwe wanjye. Bagira umuco wanshekeje, iyo uwo musore ari muremure inkwano ziriyongera, iyo yize bazikuba kabiri, iyo afite inzu bazikuba hafi kane. Hari leta imwe nabayemo yo iba mu isoko, ntabwo nariremye, iryo soko ryo naho bita Gujarati, baremesha mw'abasore kuri iyo mujyana ibimasa ku kabari, nabo bajyana abasore mu isoko bakicara ahantu, noneho ababyaye abakobwa nabo bakaba baremye rya soko, igisore bakajya barakibirindura. Se ntabwo wabona ari cyiza, inyuma ari ikigorogoro mu bwenge? Ndababajije, umugenzo ni mwiza? Oya. Uko rero muwanze uwo mugenzo, uko muwanze nabo bageze hano bakahasanga iyanyu idahamanya na Bibiliya, nabo bayanga. Ubwo nanze kugira ngo mutajya muri ikunda, mwanzu wabo nabo bakwanga wanyu. Tubabwire imigenzo imaze gutera iseseme, inavunanye, iruhije, idafite n'ikimaze, ikunda kuba mu birere by'iwacu. Kwanza uwa mbere uboneka mu gusaba. Waba wagiye gusaba uti narije gusaba, umusore wacu yatubwiye ko hano hari umukobwa witwa Nadine barakundanye, twari tuje gusaba. Bakazana agakecuru k'imyaka 100 ngo dore ubugendo hari ngo rwuye. Mujya mubibona? Oya ngo ntabwo ari uyu, abantu bafite igihe cyo gupfusha ubusa mu by'ukuri. Bakabazanya uruhinja ngo dore umugeni wundi uhari ngo n'uyu. Mu Befeso 5:24 haranditse ngo buri wese mwirinde ibinyoma, buri wese avugana ukuri navuge. Ibyo bintu by'amafuti, iyo ni imigenzo tudashobora kwihanganira nk'abagorozi bayoborwa n'ijambo ry'Imana. Undi mugenzo, murabona uyu mugeni baramuzanye mu bindi birere n'andi madini iki, ubwo hari haraho n'umwanya ngo kuza kumutwikurura, hakazabundi ngo kuza kumurisha. Ibyo bintu by'ubujiji uyu mukobwa nta kimutwikiriye, ntawe uzamutwikurura. Iyo ni imigenzo, kuba ntaho byanditse icyo kirahagije ko bidakora. Ngo kumurisha uyararya azi no guhekenya impungure, nge ndabizi ntabwo ndi kubibaza, muzamu n'imberege yayotse. None gutangira kubeshya ngo uje ngo kumurisha, ibyo ni imigenzo y'amafuti. Njya mbona bano basirimuswa bafashe ibipapayi n'imineke bagashingamo n'igisheke n'inanasi n'ibinyomoro, sinzi ukuntu babipanga muri design yabyo, ngo tumuhaye ngo imbuto ngo zabyare. Uzi ngo babuze urubyaro bose babuze ibinyomoro. Iyo ni imigenzo tudafitiye akanya, iyo ni imigenzo. None hari n'uduhungu twino tw'utujiji ngo akazagena n'umunsi ngo wo kujya ngo kujya urugo, kajya kujya urugo, nuko bakazana ibyo kurya. Ariko mana, hari ibintu biteye n'agahinda. Ubwo bajya bazana ibyo kurya, agahungu ngo yego ntabwo ndajya, akizunguza gutya. Bakazana udufaranga bahera kuri 5 ngo yego sindajya, baza bazijengeretse nka zimwe za Kanyombe. Bakazana byaba nka 50 ngo noneho ndarya. Ubwo se ukumva utari iby'umugayo? Uwo nyoko bukwe wakubyariye umugore, uwo nyoko bukwe ko mwabaye umuryango umwe, ko muburuhira nawe agiye kubamo, kuki murushya ababyeyi? Ibyo byitwa kunyunyuza ubu. Nenda iyo genda garuka mwijya muraruhanya. Ubukwe bw'abana b'Imana bugomba kora. Ubu umukobwa ibyo nyina yamugeneye yaje azanye nabyo, nta kurisha, nta kutwikurura, nta kimutwiki, nta kureba inzira, nta kunywera. Noneho bari n'amadini ameze nk'ayavanze amasaka n'amasakaramentu. Pasiteri akamara kubasezeranya, ukabona hari gutsemo n'icumu n'ingabo n'abakenyeye imishanana ngo bagiye kuvugira inka, nta n'imbeba batunze, ngo nabo barabishyura. Ibyo byose, iyo migenzo y'amafuti itwara igihe, umutungo n'ubwenge, ikavuna ababyeyi. Mu nyandiko baravuze ngo ubukwe butanzweho byinshi buvunnye buruhije, nubwo bene byo baba babyumvikanyeho ntibwemewe mu maso y'Imana. Ubu icyo gitero ndakirangije. Mbwira mwebwe nimutabibona mutagira ngo ubwo twabyishe, bariya nibo babyishe.
kuko barushya abantu kandi ntacyo mu bwenge ntacyo bimaze, mu mwuka ntacyo bimaze, mu bukungu ntabwo byongera ubukungu. Kandi ubu tugendana n'imibare, igihe time is more precious than money. Ni icy'agaciro no kuruta amafaranga. Twifurize abana bacu kuzagira urugo ruhire, kandi turi mw'ubu bukwe natwe dutaye tujye kuvugurura izacu. Yeshe 3-2 jya amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Kandi ubu bukwe reka nge irindi vuge ntarisubizayo. Bamwe barabyumva abandi ntibarabyumva. Ngiye umunsi nagize n'umwuzukuru w'ikibwirizwa, ntabwo nzi ko habaho n'umwuzukuru w'ikibwirizwa. Aregisa ashyingirwa n'inge wabwirije, none bwirije n'umuhungu we, ubwo nge nagize n'umwuzukuru w'ikibwirizwa. Reka twese dufatanije twifuriza abana bacu kuzaba intwari, bazagira urugo rwiza rubereye abandi ingirakamaro. Imana ibibahe, tubibasabire twese, abariho twerekeza umutima. Ndabisubiramo, dufatanije mu bwenge tubifurize kuzagira urugo ruhire, bazaba intwari, bazaba ingirakamaro, bazabanza Imana, ibindi bizakurikireho. Umugisha bazawubona nibawuhesha abandi. Imana ibibahe mu izina rya Yesu. Ni ry'ukuri koko urugo hamwe n'amatungo, umuntu abiyagwa n'inshuti, abavandimwe ndetse n'ababyeyi, ariko umugore mwiza ukamuhabwa n'Uwiteka. Iri jambo ni ry'ukuri koko urugo hamwe n'amatungo, umuntu abiyagwa n'inshuti, abavandimwe ndetse n'ababyeyi, ariko umugore mwiza ukamuhabwa n'Uwiteka. Nabyitiyemo kubana ntimukababaza Imana, muri n'urwo ruziga nshuti ntirukavogegwe rurera, ntimugatume aruza mu byanyu kubwo kudahuza. Nabyitiyemo kubana ntimukababaza Imana, muri n'urwo ruziga nshuti ntirukavogegwe rurera, ntimugatume aruza mu byanyu kubwo kudahuza. Urugo rwanyu rumurunguza abatari baziranye, abiwanyu ntukabarutishe aho mugenzi wavuka. Ababyeyi bishimire yuko bungutse abandi bana. Urugo rwanyu rumurunguza abatari baziranye, abiwanyu ntukabarutishe aho mugenzi wavuka. Ababyeyi bishimire yuko bungutse abandi bana. Mwabyitiyemo kubana ntimukababaza Imana, muri n'urwo ruziga nshuti ntirukavogegwe rurera, ntimugatume aruza mu byanyu kubwo kudahuza. Mwabyitiyemo kubana ntimukababaza Imana, muri n'urwo ruziga nshuti ntirukavogegwe rurera, ntimugatume aruza mu byanyu kubwo kudahuza. Itorero naryo muryungure maze rironke izindi mpano,
ntimukabike ikibazo kuri ryo ahubwo reka murikuze ritere imbere ryaguke bazashima Imana ku bwanyu. Itorero naryo muryungure maze rironke izindi mpano ntimukabike ikibazo kuri ryo ahubwo reka murikuze ritere imbere ryaguke bazashima Imana ku bwanyu. Ye rero amazina nitwa Dukuzumuremyi Samuel. Ndumva amazina arayo. Rero ikindi gikurikiyeho nuko dushimiye mu izina ryanje ndetse no mu izina rya Niyonzima Alegisi, dushimiye abantu bose bemeye kureka imirimo yabo bakaza gufatanya natwe muri ibi birori. Bakoze cyane. Rero twahuriye ahangaha duhujwe n'ibirori nk'uko mubibona, ariko dufite umushyitsi mukuru, dufite umukwe mukuru, uwo ni uwitwa Mariyimana, niwe watuzaniye umugeni. Rero mu by'ukuri ndumva twamuha karibu akegera imbere, akaza ahangaha, ibindi turabikurikizaho amaze kugera aha. Aduhana umugisha. Murakoze. Rero uyu niwe mushyitsi mukuru dufite waduhuje mu by'ukuri muri ibi birori mu buryo bwo kutuzanira umugeni. Rero tudatinze, bitewe n'uko afite ubutumwa yatuzaniye, twumva twamuha ijambo tukamuha karibu akatubwira ubutumwa adufitiye. Murakoze. Turanezerewe kandi murakoze kutwakira. Ndumva mfite ubwuzu bwo kubanza kuramutsa mwebwe mwese muteraniye ahangaha. Munyemerere abanduta, abo nduta, abo tungana, baramutse Uwiteka duhire. Tunejejwe no kubona tugeze mu muryango wanyu muhagarariye. Turanezerewe rero. Mbere reka dushimire Imana, niyo yashoboye gukora ibyo byose, cyane ko hakozwe n'ingendo ndende. Satani yashoboraga no kwitambika agatuma ibirori byiza abishiramo kirogoye. Imana rero ibyo byose yabikumiye. Turaha, turatekanye, turatuje. Imana nihabwe icyubahiro. Dufite ubutumwa twahawe n'umusaza Leonidas, adutuma kuri mwebwe Dukuzumuremyi Samuel. Intumwa zivuye mu muryango wanyu zageze mu muryango zizanye ubutumwa bw'umuhungu wanyu yakunze umwana w'umukobwa wo muri urwo rugo, Clementine. Byabaye byiza ko umuryango warabyakiriye, urananezerwa birumvikana. Umwana rero kubera ko ni uw'umuryango kandi akaba n'uw'itorero, babimenyesha itorero, naryo risanga rimufite neza nk'umwana muzima, bityo baha umugisha icyo cyifuzo cyanyu. Binaba ngombwa ko mutanga iby'agaciro ku mwana w'umukobwa, birabanezeza. Musaba itariki yo gushingirwa ariyo iyi ngiyi, barabibemberera. Uyu munsi rero udasanzwe bamuduhaye ngo tumugeze ahangaha.
turashimira Imana rero ko yatuyoboye ikaturinda ibisitaza byagomba kurogoya iyo gahunda twageze ahangaha amahoro kandi tunejejwe n'ukuntu mwatwakiye. Imana yacu ihimbazwe. Ngana ku musozo ku butumwa bw'umusaza Leonidas, nk'uko umwigisha amaze kubitubwira, turi mu gihe Satani arwanya ingo, bityo arwanya ikiremwa muntu anyuriye mu muryango. Biteguye gufatanya namwe gutanga inama, ubujyanama buzima bisunze n'ijambo ryayo, kugira ngo aba bana bashinze urugo bazagire urugo rwiza, ndetse Imana izabafashe babyare bakuze, baheke bakuze, nabo bazabona ibi byiza batweretse. Rero bana bacu turabashimiye. Nkaba ngarukiye ahangaha, gusa dukomeje kubashimira uburyo mwatwakiriye. Nje n'itsinda rigari twazanye, turanezerewe mu by'ukuri, ntacyo turaburira mu rugo rwanyu. Imana ibahe umugisha. Ndumva uretse kugenda, nifuzaga ko uyu mugabo atubwiye ijambo ryiza cyane, sibyo hari? Ndumva mu by'ukuri twashyira ibiganza hejuru tukamwakira. Turamwakiriye mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha. Arakoze. Uyu mugabo ntabwo yica umugambi. Mu by'ukuri twanze kubimuvugira kubera ko hari ibintu avuze n'ukuri byarabaye koko uko abivuze. Ikintu kinejeje ni uko itariki twasezeranye mukanyemerera, ntabwo mwishe umugambi, ntabwo mwishe isaha. Rero biranejeje cyane, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ugende umbwirire uwo mugabo Kanyarukato Leonidas, umubwire uti rwose umukobwa yagusabye yamubonye, uti rwose niwe, nta kibazo, utaranezerewe mu by'ukuri, uti ibyishimo byabasabye cyane. Rero umutubwire ruti mu by'ukuri bujya kurera n'uguhozaho. Ubu nubwo harimo abantu bakuze, ariko baracyanitwa abana, harimo abitwa abana n'ubundi. Ibyo nshatse kuvuga murabyumva, nubwo bashinze urugo ariko ni abana. Rero mubwire uti tuzafatanya kurera, tuzakomeza kurera, kandi tubisabye Imana, twizeye ko izabidufashamo, bakagira urugo rwiza, bakabyara ahungu n'akobwa. Rero tugashimira Imana, umushimire cyane uti mwakoze cyane. Ndumva amagambo yacu arangiye. Njya numva bamwe babwirana ngo nakunanira uzamwohereze, ariko ntabwo aba ari byo. Aba bagiye kubana ibihe byose, niyo mpamvu ari umushinga usabwa gusengerwa nk'uko umwigisha yatubwiye. Rero tugiye kugera mu yindi ntambwe yindi ikurikiyeho, niyo gutera inkunga uru rugo rushya. Hari inkunga z'uburyo butatu. Hari inkunga z'ituro, ntabwo ari irya pasiteri ahubwo ni iry'uyu muryango. Ubwo hari abantu baraza kubidufashamo, barimo Felicien wo mu Gasiza, Ruvamwabo w'Imagaba, Elia w'Imuhanda, Mariko Muhumyo, Theodore Muhumyo na Ntirenganya w'Imuhanda. Nibo bagiye kudufasha muri icyo gikorwa. Kubana kwabo uri umugisha, ugezaho tweri imbuto. Mana kubana kwabo uri umugisha. Ababuri wese yareze ukwe, ubahuje babana kundana, umawapa n'umushinga wo kubana. Manura bisoje natwe turishimye. Kubana manura
nsoje natwe turishimye urukundo rw'aba bombi rugezaho rwera imbuto mana kubana kwabo uri umugisha kurya mwibukiranye isezerano kwishyira mu bwishingizi bw'Uwiteka Yesu n'Umwuka Wera babe hafi yanyu nibwo ijuru n'abantu bazabishimira kurya mwibukiranye isezerano kwishyira mu bwishingizi bw'Uwiteka Yesu n'Umwuka Wera babe hafi yanyu nibwo ijuru n'abantu bazabishimira nibwo urukundo rwanyu mwembi ruzabona kwera imbuto maze kubana kwanyu kukaba umugisha nibwo urukundo rwanyu mwembi ruzabona kwera imbuto maze kubana kwanyu kukaba umugisha tuributsa abafite amakadoko ntabwo murayageza kuri David na mugenzi we bariya na abami n'abamikazi ahubwo bafite abari kubakorera muri uyu mwanya nibo aba twashyize imbere nibo muri bubizanire kandi ntabwo bari bategereje ko wenda David baramuhibye n'undi bye mwaba muri kurusenya hakiri kare aba babaye umwe murabibahera hamwe nimubigeza hano imbere biraba byabagezeho bose kado abazifite bihute rero kandi nkuko mubizi kado ntabwo ari izi gusa hari abazanye kado z'isero hari abazanye kado z'igitoki buri wese afite ibyo yazanye n'abazanye rero n'umwanya wabo Kashimwe kana imbazwe kuko
kandi bakiringira Imana. Nshuti zanjye mutangire indi shuri rishya ryo kubaka umuryango unejeje Imana. Uwo muryango ujya ubonwa n'abamaso basenga bashinyiriza kandi bakiringira Imana. Tubifurije urugo ruhire barwanye intambara y'ubusare muranesha. Umwami Yesu azababere umubanyi. Imigisha y'uburyo bwose izabe mu rugo rwanyu. Imiryango izimurwa mu ijuru n'uwanyu uzabemo. Imiryango izimurwa mu ijuru n'uwanyu uzabemo. neza yadukoreye kubwo bacu bakoze umuhango mwiza pe kugira ngo batwereke ibyiza. Turabashimye, dushimye n'Imana yabikoze ihimbazwe. Ku bw'icyo aba bana bahagaze neza, bahagararira amahame. Ubwo guhagararira amahame ndetse bahagarara neza no mu myitwarire, bubatse urugo rushya. Niyo mpamvu kubwo ibyo byiza bayifuje kutwereka n'iri tsinda rigari twese aha ngaha turi nka sekuru, nifuje kububakira urugo mbahaye inka. Amen. Mwiriwe mwese. Ijambo rya mbere tubanje gushima Imana yo yemeye ko aya masezerano uyu munsi wa none asohora, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ijambo rya kabiri, nshimiye mbikuye ku mutima mwebwe mwese mwaduhaye impano y'ikintu gikomeye yitwa igihe. Kuba mwigomwe uyu munsi wa none kaza kwifatanya natwe biratunejeje. Tubashimiye tubikuye ku mutima. Tunabasezeraniye ko namwe aho muzadukenera hose twiteguye kuhaba kugira ngo dufatanye. Ijambo rya gatatu nsoza, uyu mwana watweretse umuhango mwiza w'ubukwe, twaramutumye ntabwo yigeze adutenguha mu buryo cyangwa se mu rwego rwo gushyigikira umuryango cyangwa se urugo rushya. Tubemereye inkunga y'inka ebyiri, ejo n'ejo bundi zirahari. Ahasigaye dukomeze kugubwa neza. Ari abubatse buno natwe tumaze iminsi twubatse, dusabira Imana gukomeza kutwubakira. Murakoze. Ni amen. Twabashuhuje, twavuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nka se wabo w'uyu mwana David, namushima mvuga nti bose bakurebereho, ugize ibirori nk'ibi akabitwereka tujye tumushyigikira. Nanjye mwemereye inka y'inyana. Ari ejo, ari mu gitondo, ari hirya y'ejo naboneka azaza ayishorere. N'ibyiza bikomeje kubera aha ngaha, nkuko turi intumwa ikuza Umuremyi, ababyeyi mwafatanije kubyara mukaba mwagize amahirwe yo kubona ibirori by'uyu munsi, nabo batekereje gushyigikira
uru rugo rushya. Mu ijambo rero ry'umuryango wa Kanyerukato Leonidas, David na Clementine baranezerewe mu rwego rwo kubashyigikira mu rugo rushya kugira ngo mushobore gutera imbere, mushobore gukorera ibyiza ababibagiriye uyu munsi. Babageneye inka ebyiri. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Nitwa Bagirishya Azariya. Mu by'ukuri ndashimira uriya David, uriya ni umwuzukuru wanjye, kuko uriya Regisi ni umuhungu wa mukuru wanjye, uriya David ni umwuzukuru wanjye. Uriya rero kuba yaragize imico myiza mu buzukuru, akitwara neza, aho twamutumye aranyaruka, ntabwo atinze ibirenge, biratunezeza. Muri urwo rwego n'iyi mbaga yayihuje gutya, atwereka ibi byiza, atwereka ibirori. Uriya mu buryo bwo kumufasha, urugo buriya rusaba byinshi, rusaba ifumbire, rusaba byinshi. Nanjye nka sekuru mwemereye inyana, arejo ubundi azaze nyimushye. Amen. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Ibi bintu si byiza se? Turanezerewe cyane. Nanjye mu by'ukuri nabanye n'uyu muryango nk'inshuti yabo. Uyu mwana kuva aho namenyeye uyu muryango ntabwo yigeze ansuzugura. Mu by'ukuri naramutumaga akanyumvira, akanyubaha. Mu by'ukuri nanjye inkunga mfite namuha yateza imbere urugo rwabo. Mbahaye amashashi 2 y'ihene. Amen. Imana ibahe umugisha. Muraho mwese. Nanjye ndanezerewe cyane, nejejwe no kubona David yakoze ubukwe. Nari muheruka ari umwana mutoya, nyirakuru, ubwo ninjye wasimbuye mama muri makeya. Nifuje nanjye kumuha itungo faranga rihwanye n'ibihumbi 200. Amen. Imana ibahe umugisha. Imana yashimye ko umunsi ugera, twese turishima. Imana ntihabwe icyubahiro. Rero uyu mwana witwa David yaranyubashye igihe kirekire, nkamutuma n'undi mwana wanjye bakanyumvira, bakantumikira. Mbifurije urwo rwiza, Imana ibahe umugisha. Ubw'ibyo rero inaha dutunzwe no guhinga, nanjye mbemereye isuka ndayibashyikiriza. Urakoze cyane. Batanze igihe cyabo, umwanya nawo uraremereye. Rero tugiye gusaba Hagenimana aze asenge, asengera ikinyobwa, kandi turi bunakire n'ibyo kurya. Turabanza kunywa, nyuma tubone kurya. Ubwo rero araza asengera ibyo byose. Babandi bari ku kazi hirya baraba bamaze kugera muno badufashe. Data wa twese uri mu ijuru ryera, dukomeje kugushimira kugira neza kwawe n'ibitangaza ukomeje kudukorera. Izina ryawe ryera nirihimbazwe. Warinze abana bawe baturutse mu mpande zitandukanye. Wemeye ko gahunda z'uyu muhango binyuriye mu byigisho n'ibyiza byahabaye n'impano zatanzwe ko bikorwa amahoro ubihererwa icyubahiro. Tugeze no mu mwanya mwiza wo kwakira ibyo gutunga imibiri yacu. Turagusabye kugira ngo nabyo bibe ibyo kubaka ubuzima, kandi umwuka udutungira ubugingo. Ukomeze kuduhaza ibyiza byawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. n'ubuvuzi bw'ibanze, umukamiza n'umucyo w'izuba, ukwigana kuruhuka byuzuye, imyitozo ngororamubiri, izabubasha bw'Imana, ihora idusabirira
umutima buri muntu wese arafata icyo ari bushobore. Hari fanta, hari umutobe, hari n'umutobe w'igisheke ndetse n'ubushera. Ibyo byose buri wese arafata icyo ari bwumve yiyumvamo. umukamiza n'umucyo w'izuba ukwirindana uruhuka byuzuye imyitozo ngororamubiri wizera ububasha bw'Imana n'ubuvuzi bw'ibanze siko byose ariko bizadutegeka ngo tuzabirye twirinde gutsembura urusengero rwera rw'Imana n'Imana itazabitse uzomo ngororamubiri wizera ububasha bw'Imana n'ubuvuzi bw'ibanze umukamiza n'umucyo w'izuba ukwirinda no kuruhuka byuzuye imyitozo ngororamubiri yuzuye wizera ububasha bw'Imana n'ubuvuzi bw'ibanze utirinda witera uburwayi ndetse n'ubumuga ubunebwe bubyara ingeso mbi n'ubutandame udakora imyitozo ngororamubiri myiza Abambuye Nyagatare bose bahagurutse vuba vuba. Tugushimiye iyo neza, ariko tunagusaba abana batangira urugendo rushya, uzababera umuyobozi, uzabafashe muri byose, uzababera umuhumuriza, uzababere n'igisubizo. Tubishimire izina ryawe. Abafashe ingendo ujyane nabo, abasigaye ukomeze kubana natwe kuri buri ntambwe yose. Turinde gutandukana n'ubushake bwawe. Ubuntu bwawe bufashe uyu muryango mushya n'imiryango yindi yubatswe hirya no hino. Twese uduhire, tubisabye mu izina rya Yesu. Abageni rero n'ababaherekeje n'imiryango bagiye gufata amafoto y'urwibutso baranyura hano, barafatira amafoto y'urwibutso imbere y'iyi nzu iri hano imbere. Magufa yanjye
baje kumuramya bazanye n'amaturo ifeza n'izahabu nyinshi Hosiyana 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 Mwave mu nzira